Muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora guhindura nomero ya WhatsApp utarinze usiba WhatsApp yawe. Nongeye kugusuhuza wowe kurikirana Imisport 50, nongeye kugusuhuza, nongeye kugaruka na application cyangwa se update nshya kuri WhatsApp, nkuko bibaye ngombwa ko nza tukigana isomo rya WhatsApp. Isomo rya WhatsApp ry'umunsi nje kukwereka uburyo ushobora guhindura WhatsApp number, ugahindura nomero ya telefone muri WhatsApp imwe utarinze usiba WhatsApp ngo ukore uninstall, ngo downloading wongere ngo wesitare mu nimero ya telefone. Buriya buryo bijya bigorana ko wagarura akenshi na kenshi cyangwa message zikaba zagaruka, ariko ubu buryo ngiye kukwereka ni uburyo urashyiramo nimero yawe ya WhatsApp yindi ya kabiri, numara gushyiramo nimero ya WhatsApp yindi ya kabiri, message bakoherereje kuri WhatsApp urazibona zose, kandi nimero z'abantu ufite kuri nimero zose ziraboneka, nta nimwe ivuyemo, kandi kuri simukadi zombi zose ziba zikonegitana, zose ziba zikonegitana. Nicyo nshatse kuvuga, imwe ikonegita iyindi ku buryo nta nimero igomba kuvamo cyangwa se message ivamo. Abo ucata bose nabo baba bahari. Nkurikira tugendane akantu ku kandi nkwereke uburyo bigenda, kandi nawe ufite ikibazo cy'icyo ushaka ko nagukorera muri video iraza gukurikira, ugishyira muri comment, kandi wibuke gukanda like na subscribe, tuzamuke turebe kiriya gihumbi na 500 tugere kure. Reka dutangire. Reka nambike telefone kugira ngo mubashe kubibona neza, bigaragara neza nka mashini. Bigenda gute rero? Nkurikira step by step. Niba utarakanda subscribe kuri Imisport 50 uracikana. Okay. Naho ngo ikaze uri mushya, ubona icyo ino video igusigiye cyangwa kwigishije, wibuke gukanda subscribe, like, comment, yewe na sharing ku nshuti zawe. Twagiye. Uraza ugakanda kwa tudomo dutatu two mu nguni, idukanzeho baguhereza information zisa gutya, ukaza ugakanda kuri setting, umara gukanda kuri setting, ukaza ugakanda kuri account, wamara gukanda kuri account, ukaza ugakanda kuri change number, wamara gukanda kuri change number, urabona handitse ngo changing your phone number will grant your account inform group setting. Uraza ukanda hano next, numara gukanda kuri next, urabona dufitemo hejuru nimero ya Tigo. Wenda dushaka gukoresha WhatsApp ya nimero ya MTN. Ndaza nandikamo nimero ya MTN, nimara kwandikamo nimero ya MTN, urabona ko twanditsemo nimero ya MTN. Hejuru haruguru iriya nimero nuyikuremo, turaza duhita dukanda done. Nitumara gukanda done, turaza duhita dukanda kuri next. Iriya nimero yo hejuru urayerekeramo, iyo hasi wandikeho iyo ushaka gusimbuza inshyashya. Hejuru niyo urusanganwe, hasi ni inshyashya. None uraza ukande kuri next, nurangiza uze ufungure kano kantu kuri notify contact, kugira ngo contact zawe zibe zigumyemo cyangwa se ntizihinduke. Uraza ukande kuri notify contact, nurangiza ukande kuri all contact
nimero zose zibe zagaragara zose n'iziri kuri imeri. Ibyo ngibyo birangiye tukanda dani ukabyemeza, wamara kubyemeza ugategereza, wamara gutegereza kugira ngo bikonegite, uraza ugakanda kuri kontiniyu, warangiza ugategereza gatoya bakabanza bagakora verifayi, namba bakayiverifiya bakareba niba iri muri telefone yawe iri akitive, nicyo nshaka kuba navuga, ugategereza rikwesiti cyangwa se igisubizo. Ubu birihuta nuko wenda ari konegisiyo. Yesi, ahangaha urabona yuko igomba kuba verifayi andi nawu anada. Turategereza hagati y'amasegonda 16 kugira ngo baduhe SMS. Dukande ku masegonda 16, turakanda kuri SMS bayiduhe ko twamaze kuba verifayi kuri WhatsApp. Iyo SMS iyo ije ari otomatikali ihita yiverifiya ikishyira muri telefone tayari, nomero yawe ikaba igeze muri WhatsApp. Urabona ko phone number tumaze kuyihindura. Bikore nubona bikunze, wibuke kudukanda like no kudushimira na komenti icyo ushaka ko twazagukorera n'ikibazo waba ufite kuri telefone tukazagukorera video ukabona nacyo kigakemuka. Ndumva ari ibyo, mugire umunsi mwiza.